reka nkubwire niba nta niyo waduha haracyari ibindi bihumbi bitarapfukamira bayari nk'iyo pfukamira bira bitutsi bara abantu bavuze amashasi n'amaje umva biri batukana ku macano subscribe barakoreraho oya bari abafite za comedy batukana akatukana igitutsi komanyako ibiki nibiki kandi ukamuha subscribe uretse n'Imana ibukoreye ni icyo ubukoreye bari abantu uteje imbere abatandukanye n'abagabo babo bakaza kubwira ibyo ntubumva ndakubaza abagusengeye hari ijambo akubwira ngo Imana iguha hari iki none ngiye uganira ibintu bisanzwe mwubaka ingo zanyu abagore bantumye abagabo bantumye ngakina comedy mugaseka ubwo nkozi shano umve ni munyangire kandi munyangire sinzi zirarimbura kandi menya ko nyuma y'ubuzima ari ubundi buzima kandi umenye neza ko uyu munsi niba uhari ejo hari igihe waba udahari ese uyu munsi uzaba udahari aho uzaba uri ntabwo uzaba uri kuburana urwo rubanza urwango wanze abantu mutavuka hamwe urwango wanze abantu mutasangiye urwango wanze abantu utazi n'inkomoko yabo tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu abakurikiranye Papa Bitangaza Official TV turabakunda inshuti zacu muri abantu b'umugisha kandi muri abantu b'umumaro ku buzima bwacu kuko uko tuganira ko bukeye nuko bwije tuba dufite abantu tubwira inshuti zacu ziri hano mu gihugu ziri hanze y'igihugu muri Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye muri Kenya, i Burundi, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia bose bahabwa umugisha bashirwe hejuru kudukurikirana mu gice cy'Iburayi, Amerika, Canada, Australia n'ahandi henshi yagiye hatandukanye no mu Bwongereza no mu Bufaransa tuhafite inshuti nyinshi kandi zidukunda. I love you. Uyu rero ni wa mwanya rero twongeye kugarukamo kandi tuje gushima Imana, tuje kuvuga imirimo yayo, tuvuga ko nta wayikoreye ujya wikorera amaboko. Aho uri hose igihugu herereyemo nawe ufite iby'Imana yagukoreye, nawe ufite aho Imana yagukuye, nawe ufite icyo wavuga ku Mana. Nta muntu n'uyu namba udafite icyo yavuga ku Mana. Natwe rero uyu munsi twaje muri uwo mujyo wo kuvuga ngo Imana ishimwe kandi habwe cyubahiro. Ni gutunda mu magambo kandi nta gutuma mu magambo ushaka tugushime. Yego. Nyine kushakwa n'umukomediye niko bimera. Abakomediye bakunda gucukuzanya baracukuzanya. Narabimenyereye. Muri byinshi urancokoza. Nuko bigiye kujya nyine bize kudafite kuryoha nyine. Rero iyi ni Papa Bitangaza abakoze subscribe Imana baha umugisha, abakoze share n'abandi na like byose batuvugira neza batuvuga nabi nabo bose Imana baha umugisha. Ombe ya adui yako aishi siku nyingi, uchipobarikiwa ajione na mayacho. Ombe ya adui yako sengera umwanzi wawe azarame nusubizwa azabibone n'amaso. Rero turashimira umuvandimwe wacu dusengera buri munsi kandi udukunda. Ntabwo tuvuga amazina yiwe kuko ntabwo ari umushaka amahiti wakora kugira ngo Imana izamugirire neza. Ni umugabo w'icyubahiro n'igihugu kirimo sinkivuga yarabitubujije. Ntabwo nkorera abantu ngiye nkorera Imana. Mujye munezeza abantu mubashimishe. Ni umuntu umwe kuva umwe wavuye ati ngiye nipejeje Papa Bitangaza Official TV ndayipejeje mbaguriye kamera yituguriye ya $1,000,000 n'igice. Ahari Imana imuhereza iki? Aya mashusho mubona akeye, aya mashusho mubona ameze neza, Imana imuki imuha imigisha. Ati sindarangiza ndipevye mbaguriye machine ya 500,000 yo gukoreraho. None ngo Papa Bitangaza ngo izarangira. Oya ngo mbahaye amezi 6 ngo muzabanza. Ndabanza shimire uwo muvandimwe cyane ahari hose n'umuryango we
namwe nshuti zacu namwe uwo muntu mumuhesha umugisha mumurambura w'ikiganza aho aherereye hose ngo Imana iguhe imigisha. Rero akwiriye gushimwa noneho tugashimira n'abantu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu naho dukoze ikosa bakatwarikira ku ruhande ntibandike muri za comment ati uyu munsi mwakoze ikosa mwari kubigenza gutya. Ndabona inshuti zacu kandi zo mugihe tunanenga abantu birirwa basharinga ikosa kwakoze. Yego urumva ahakata noneho ni munyumvire yerega turi abantu nta mana zicaye ahangaha turi abantu mu magambo igihumbi navuze hashaka kubonekamo rimwe itagushimishije cyangwa abiri ariko ubutaha nunega amatwi hari igihe uzumvira gushimishije. Ayo mafaranga yateruye aravuga ngo papa bitangaza kwata sente mfata sente njya mu mugi reka mutura akakaririmba umuntu ashimira uwamuhaye inka undi agashimira uwamuhaye inka yewe ndashimira uwamaye kamera akamara puto nziza umuntu ashimira uwamuhaye inka yewe undi agashimira uwamuhaye yewe ndashimira umwami Yesu wamukoresheje akayumvira. Imana imumugisha rero umva ikibazo ufite ngiki rero abantu benshi ndaseka umutagwa subscribe yaguha ibigo byiwe ntiyaguhana rifuti agusanze ku nzira ntiyakugurira n'irindazi wanditse ngo yewe ngo ngiye subscribe nayo nago ariko reka nkubwire niba nta niyo waduha haracyari ibindi bihumbi bitarapfukamira bayari nk'iyo pfukamira bira bitutsi bara abantu bavuze amasasi n'amaje umva biri batukana ku macano subscribe barakoreraho oya bari abafite za comedy batukana akatukana igitutsi komanyako ibiki n'ibiki kandi ukamuha subscribe uretse n'Imana ibukoreye ni icyo ubukoreye bari abantu bateje imbere abatandukanye n'abagabo babo bakaza kubwira ibyo ntubumva ndakubaza abagusengeye hari ijambo akubwira ngo Imana iguhomugisha hari iki none ngiye uganira ibintu bisanzwe mwubaka ingo zanyu abagore bantumye abagabo bantumye ngakina comedy mugaseka ubwo nkozi ishano umve ni munyangire kandi munyangire sinzi zirarimbura kandi menya ko nyuma y'ubuzima ari ubundi buzima kandi umenye neza ko uyu munsi niba uhari ejo hari igihe waba udahari ese uyu munsi uzaba udahari aho uzaba uri ntabwo uzaba uri kuburana urwo rubanza urwango wanze abantu mutavuka hamwe urwango wanze abantu mutasangiye urwango wanze abantu utazi n'inkomoko yabo. Rero tugarutse rero muri ubu buryo gusa rero abo ntabwo tubatindaho bazahoraho kandi bagomba kuba kugira ngo babone ibyiza badukorera kandi bazabona n'ishano. None rero tugarutse rero kuri Papa Bitangaza Official TV. Imana yihamagaye mu nzira nyinshi uzi gusetsa nabyo ari umugisha abantu bakishima bakanezerwa. Imana ikunda abanezeri kuzimu nukurira no gwekenya amenyo igihe uzabunezeri uzaba uri mu ijuru igihe uzaba uri gwekenya amenyo uzaba uri kuzimu. Imana ushobora no kuyivuga mu buryo bwinshi kandi abantu bakayumva. Ushobora kunyura muri comedy ukina comedy, ushobora guca muri theatre, ushobora guca mu mivugo, ushobora guca mu ijambo, ushobora guca mu ndirimbo, ushobora guca mu muguro, byose kandi Imana ikabikwandika uko wayivugiye. Rero ndashimira abavandimwe rero bakwa subscribe. Harambira ngo pastor nayikoze ku ngufu. Umuntu yampaye nani link yawe ari ugutuka. None hamaze kuyimpa ngo iki pastor cya fake. Ngiye numva nawe kura subscribe. Nkurebye mbona disi nturi cya fake. N'umugore wawe mbona mwicaye muri kwiganirira. Twabonye ahantu hose ku mateleviziyo ku isimbi za The Choice za Farumax ahantu hose ku rugendo mufasha abanani bose mbona muri abantu beza. Habwo numva nabika muri telefone yanjye ho kubikamo abazunguza ibibuno, numva nabika muri telefone yanjye ho kubikamo abaza ngo ashaka kubasambana. Ngo uyu mugabo ngo ashaka kubasambana. Ngo wambaye ku nsusu. Abyo bikamyo ngiye. Erega
hari n'izindi cyane njya mbona bahagaze bari bifite n'amacupa mu ntoki bari kwinywera bariya kuba bakorera subscribe bariya kuba reba bariya twebwe ubu tuzize iki tuvuye aho ngaho rero tugarutse ariko turashimira abantu batureba hari umuntu wanditse hasi naza no kumusiba kugira abafana bamurebe babona amashyari yavuze ngo y'abantu nta kindi kibazanye muje gushaka amafaranga nge sinabasabo yanjye urahemukira abana bawe ayo mafaranga nyabonye oya ntabyihurira ibyo nkanjye nkarya nkanywa wababazwa n'iki none se urumva impamvu ubwe ngo arahemukira abana be nuko urwo rwango n'abana be barwonseho cyangwa ama YouTube ku isi arenga hafi miliyari n'amamiliyari ayo yose afite abafana none ngiye mbonye ayo mafaranga Diamond abona miliyoni 5 z'abantu miliyoni 5 zamurebye akabona amafaranga mbonye amafaranga ndabona ese njye izo miliyoni 5 njye nzibonye mbonye amafaranga sababona ku mavi y'ubuzi mbonye amafaranga sabe abona cyangwa se yagoti bakita bose yago bintwaye iki wa muntu we none urumva ko ibyiza bifite aho byagenewe se none se hano hari abantu bakurebwa ari n'abandi bakutarebwa ko wambwiye ngo ntiwandebe musendera kuki se mureba abantu ko yamye byihutuye kino bitindeyo cyane ko abantu kwicumuriramo shaka nsobanira uwo muntu kandi mubwire kuko Imana imuhereza uburame arebye Imana iri kunkorera areba aho tuzagera aho Imana izatugera kandi nimba narakijijwe by'ukuri nkava mu mayoga nkava mu busambanyi nkava mu nzira zibi nkava mu bimogi nkava ndi umukozi w'Imana ni iki Imana itazankorera ko nemeye kubiva kuri kamera ngabohoka nk'umukozi w'Imana ni iki Imana izanyima nta kintu na kimwe izakwima kandi ukimara gufata intego yo kubivamo wabonye ibimenyetso yego birenga kimwe umve wabonye ibimenyetso ngo abayira bazi bariho ikimenyetso Imana yakigushizeho iguha imodoka iguha aho kurara iguhereza icyo kurya nasengeye afite uruganda rw'inkoko azimena ajya ambwira ngo inkoko nizisaza arapakira akaza kamenera mu biraro cyane ati nguhaye icyacumi cy'inkoko zanjye ngenda nawe woroye imishwi akaza yikoreye wibonera amagi y'abana nushaka inyama wica inkoko uyirye bitakuvunnye umukozi w'Imana Nyirangarama ajya ambwira ngo ngwino nguha akantu Sina Gerard akamba akantu nkarya no mu rugo n'abana Imana imuhereza iki imigisha none wowe uraje oya nta n'inyota iki twica oya uje kundangiza tuba twanyweye kandi n'agashya uje kundangiza wowe ashaka araryoha wowe uraho ngaho uhopara hari igihe wasanga aho muri Amerika uri n'umuhomonize babwita abahomorezi amahomorezi abantu bazima baba bati mukomereza aho ngaho subscribe yanjye ikwiye kubaho ngaho sinzi impamvu abantu ubundi bakunda ubundi abantu bahuje kuko umva nuza uriya Dr nuza uriya waririmbye ngo komeza utsinde hari nk'umugabo nkunda komeza utsinde witwa Pichu ntawuza kwanga komeza utsinde Pichu Imana imwita Pichu antera imbaraga courage Imana ibaha umugisha hari n'abandi benshi badutera courage uti turabakunda mukomereza hari n'abandi bambwiye ngo bamvuyeho kuko navuze padiri ngo ntahe Imana benshi nose simugaye oya none se peze ntaga hari wacu ntahari ntimubona se hari umurambo kuyoboye none se nyine umuntu namuvuze ngo nabe mugiye inama atirika amagambo zarimbuka nk'umuntu wihaye Imana usubiza ikinyoma kandi nitwebwe twakabaye kuba duhamya ko hari kubera ko turi mu gihugu ayoboye wewe ntabwo uzaza kubihamya uri muri Amerika rimwe na rimwe bashana kukuyobya gutyo baye nk'ubivuga rero gutyo ngo dore ni igipinga ngo ikigome nahawe za message abantu baranturotiriye abantu bari kudutera ubwoba nibashikane ngo turaje tubarangize muraje muzi by'uwo munwa turaje tubafunga uwo munwa turaje tubarangize kuburyo muzajya mwireba waturangiza uti Imana itakurangije se waduhera he atangiye imitego ubundi wowe ubundi utubwira ubundi ngo uraje turangize ubundi kurangije mbere yuko hari nimero 58 imbere nabi iri kunturotira ya 072 mu minsi iri kuza turaje tuyibahereze yihakinge mumenye uyu muntu ari uwa hehe ahora dutera ubwoba buri munsi ngo umuntu mwavuze ngo ntavugwa n'iki kiri kugirwa Mana ni Satani
mwagiye ngo babona mwihaye kuva politike muraje mubone bibaho munaho mutete mudahazi ngo muzabibona mwihaye ngo kuvuga ngo aba divorce ngo mwihaye kuvuga ngo ibiki turamubwira ati ntago twe dukorera abantu dufite message muzarebe n'umunsi numwe niyo tujanga ni murumva tubabwira ngo dore nk'inzara yatwisha ni dufite message yiwe hano muri telefone dufite message avuga ngo ndaje ngo mbagaragaze umve mbese okay hari n'ibyatwareje ngo barimo ngo barakora ngo by'uburyo ngo bagiye ngo kwegeranya ngo ibimenyetso ngo by'amajwi ngo n'ibiki ngo ubundi ngo baze ngo babishyire ngo kuri social media ngo baturangize ibimenyetso bihe se wowe uzatanga bihe bazaba kurasindaga kandi twarabyivugiye jya ku Isimbi TV urasanga ikiganiro twahakoreye avuga uti ngewe nari umusinzi karabutaka manu tugeze bamwe babizi umve n'abakristo benshi barabizi hari abavuye mu itorero hari abagumyemo busura baziki ntabwo ibi ngibi ari ibintu twebwe twacecetse kuko twebwe turaba vrai prophète ntabwo twebwe duhishira nta nubwo twebwe turi ba bantu twebwe bakora ibintu bibi ngo tujya mu mfuruka hoya ahubwo turi ba bantu bavugisha ukuri rero icyo ngira ngo nkangurira abadukunda n'abadukunda twese Imana ibahe umugisha turahari turarya turanywa ntacyo twaba turapfa n'inzara nta nizana baho kuko n'umuhinzi ariho n'umucuruzi ariho n'ucuruza ubunyobwa ariho ntabwo nzaba niyo nafata nkagurisha inkoko yanyu bakama 5 nanzunguza ubunyobwa abana banyu bakomeza bakarya nta kibazo mfite nta kimana yanjije ntabwo igiye kuzangaragaza ntabwo Imana yangaragaza rero kandi uri inshuti yayo ndi nashimira uyu muntu rero akoze ikintu korwa kandi urabona ko ibitangaza byagiye kugaragara byatangiye kugaragara rwose bitangaza ugiye ngo niki bakoreshe pabitangaza ngiye ngaho papa hindura bari ngaho imbere gutya pabitangaza ngiyi dore za kamera nani laptop zayo byose kamera byose tuba twakoze dore ngibi byose birimo byose pabitangaza official ifite umugisha wayo kamera laptop turikora studio yini shasha studio igiye utwara miliyoni 2 y'ijambo ry'Imana turi kuyestra neza kugira ngo kwicaramo apanje kwicara mu gihuru hano apara mu gihuru nkangaha tuvugira ijambo ry'Imana hano kuganira komedie n'ibindi byinshi impamvu tujye mu mahoteli ukora mu mahoteli kuri tubishaka mu gihe ngo n'izi nsina ni ibyiza by'u Rwanda mu birebe ubuke nizo nsina wibereye iyo ngiye kuri rero abakunzi bacu tugiye kwa studio nziza wicaramo tukabwiriza tugatumira abantu bakaza kabwiriza iyo studio rero izaba ari studio nta kintu kizavugirwamo izaba ari ijambo ry'iki ry'Imana rero ufite numba ushaka gutera inkunga wazabikora ubishaka nta gato gahari n'uburenganzira bwawe Imana iguha umugisha iguteza imbere ikwagure bye subscribe nta kindi se uko tuvuga neza nshaka mujye muvuga neza Imana yavuze mu munaya nkora za mu cyubahiro nanjye mvuga neza murakoze ukire cyubahiro n'ubugingo